ariyo mbwa ya mbere inywa amata mu buzima muri Kigali uzi ko inywa inyange sha uzi abana baba babuze inyange ndikubaza Keska ibyo ari amarindazi utaza kuyagaburira abana ubyibutse nyuma bariye kera kandi ukora ibyo ese wagicucuwe ni gute ufata amandazi arimo inzoga ukayahereza abana oya n'abakora atarimo inzoga arimo inzoga n'ay'abakiriya abakiriya ugiye kubagaburira twabakoreye amacapati icapati imwe ni 500 arya capati nangaye sheri none se nindi uri kuziteka ko none ibisibi reka nzubinyereke ngewe izi ndazanjye se ko zitumva ndabaza ni ukuvuga ngo baciye kiwingu kuyinywa wowe wiyimuriye mu mandazi ni cyane mwese bazabyirwa n'iki kiri mu mandazi we ni ukuvuga ngo izo wasigaranye ugiye kuzanzifuka mu gipondo cy'amandazi abakiriya irindazi rimwe ni 500 Bege none se ngewe inzoga zose ko bari kuzimena ubu murashaka ko zimeneka koko wowe wazanye ubwe ariko ibintu n'ubuhanga yego sha bikore wabimenye uri kubikora nabishoboye se ibirayi wabihase woye gwa dore ngibi dore ukuntu uyu mukobwa ari kubiteka Godfather reka nkwere ukuntu uri bubigenza sibyo mubwire dore ni Godfather bitese uyu no waje n'umukiriya wa inshuti yanjye nyine yaje kunyereka kuntu nzajya neka ubu kimwe ni 500 kimwe ubuhanga harimo kiwingu giteka harimo na kiwingu gusa na Gilbis kakanu nari ndufatisha kanini do harimo amagi harimo amata harimo ibintu byose byiza bibaho n'isukari urafata utuvuta dukeya akayiko kamwe katuzuye niko katuzuye kushyizemo ibiko bibiri ntabwo byuzuye ya kintu se mfatisha kiri ibori rashyushye cyane cyane nurangiza ufata ibiko bibiri agacapati nyine shyiramo akariro gake urindire nubona yumutse none se waretse ukanekera izi gusa izindi nkaza kuziteka muri kiriya gipondo nanitse noneho tukazijyana mu kabari tukareka abakiriya bazirya barazirya kimwe ni 500 ndaza kubikora ari byinshi kuko nanjye biba byantwayerega amafaranga menshi 500 ubu niko bimeze rega yego ko mana yanjye ari kuranzi wowe Godfather buse ko mbivuze ubu koko ko nibutse ko ari ku Karubanda none se kankubaza abakiriya bawe wabankubitiye bano bakobwa ko batumva wabankubitiye kandi nuze yayijyanye n'isahani indese nk'umuhungu wawe reka banyereka ukuntu babikora njye ndaza kubyitekera reka niganire na Pastor Kim sheri umeze neza ari kuramuharaye iyi visa nta kintu utari gukore iyi visa iraza ku ariko koko arasura agahamagara umurimo w'Imana mu mahanga aranyereraga aratekera indaza agahamagara Pastor Kim aganyeganyega agahamagara Pastor Kim buri kandi ukoze Pastor Kim abaye Pastor Kim hejuru cyane n'umupasiteri w'umuhanga ahubwo Pastor Kim ko ari wambwiye ngo uyu munsi uramvugisha nk'abamari wagize ikintu umbwira boss wanjye pastor wanjye nkunda buri kintu uzakora wegeye kandi nugera i Burayi ikintu bazagukorera pastor azagutware kwa muganga abantu bakubise vide bahakore bahita bahahombanira buri bashobora kubakora akabana iyo nkovu ugura umukobwa mwiza size makeup ntago bigaragara humura oya ntago ugomba kwisiga makeup singenza yandyamana nawe wisize makeup kabiri uri seriye ko Pastor Kim yakuma ese ko wipanze akazi inde ukuma ngeze bazagiye mu gihe nawe ninde ugomba kumutanga
ngiye ko ari ngiye nafashe njye umwanzuro ntabwo nkamuvuga nzashaka umugabo utasengewe ntabwo bishoboka ngewe ninjye wafashe umwanzuro ngo uhuza na pasiteri ndavuga ati pasiteri kimufata umukobwa wawe nguyu ndamuguha none azakunsubiza ngewe wowe uri we erega ntabwo ushobora kunshikira byararangiye papa wanjye waramukoye ko mfite papa muzehe wowe n'uwanjye ndashaka kugira ngo tuzambarana ariko papa wanjye yinywera kiwingu nta kibazo yinywera kiwingu kandi kiwingu bayihagaritse ariko kisa aranshaka iki kisa ubundi wazamuye kisa akambwira ikintu ari kumbaza ariko si moderator mwazamuye kisa kisa zamukanga ubundi tuvugana ubundi n'umushumba hari none se niba yabyanze yatumutse muri comment mugafunga comment se ko ziri kunera stress niba cyanze kuzamuka mwakiboroka birayi byose bihata ibyo birayi byahaza abantu ego mu kiboroki gazi mutapinga ibirayi byose bihate nirushurikatiremo ariko shaka bari mu gikoni wangegera we wamvanye mu gikoni cyawe bari kunyereka kuntu ndi bubigenze sheri baburetse gatonga uragihindura gute okay Jessica bye nuva mu gikoni uragaruka oya wimanura mve mu gikoni shu Godfather yarakaye reba kuri uyu mukobwa ateye neza walahi isa nguyu yaje urabona kino cyana gitete ushaka kureba kino cyana erega nawe uri umutinga reba Godfather ndashaka ko mukundana we na Godfather mbana ubusuri kundana na Godfather ngenda mubeze izuba we novugane na kisa wari kugusekera ntabwo ziri gukora we abohereza kuri momo na momo mfite genduza n'umu agent babikuye Jessica momo karanga dore nguwo kisa wawe kisa uri kumbaza iki muri comment Suza nibi biceri ko wambwiye ngo niyo wanyanga twaba aba friendly nanjye ngo nashaka kuzamuka hejuru ntago nagusubiza aho ngaho hasi koko reka kamwihera uyu mugore ngiye ntago ndishiri wawe niba utanabishaka nacyo umuhungu ni umukene nabara afite imodoka kandi aba muri Kenya afite amafaranga ariko ntago ajya yarekura ningegera niyamushiki wanjye mane ntakantu ngira uri umutindire gawe turakuzi Imana yarakugaragaje ku karubanda izuba ari none kubera icyo washakaga kunzana muri Kenya kunsambanya wambwira impamvu nakubwiye ko nshaka kugusambanya wagira ngo nze gukora iki mu mutima wawe wanegera indege udashaka kunsambanya nabanje gukora iki rero wabuje tukanavugana business ari ibintu byinshi abantu bavugana tukavugana ibintu bijyanye na business ago ko wambwiye kuri ko wambwiye ko gusambana aricyo kigiye imbere cyane ko wambwiye kuri Nupeni ko na momo reka ngure simukadi ya momo nari bibaho imbere neza nukerana ko manje ubwiye turayigose byo wasubiza abantu banje ikibazo kamera kicucu manzi uvane mu rusaku wangegerawe gihora mu rusaku ntabwo urugero rwicara hamwe nakumyutinze uri mu rusaku ntabwo naje kandi ubona nsohotse mu nzu haka ibisi ibibazo uyu si umukiriya wicaye hanze niyambuze ngwino tuvuge ukuntu badufungiye utubari manzi urangizanye na gisa kubwiye ko akora iki kisa yambwiye ko ngo ari umwenjeniyeri yubaka amataje ariko ntago ambeshya koko nibyo ni umwenjeniyeri si waneranyije nawe ukambwira ngo ni umutubuzi nkaba naramwanze kandi apoze ibyo bintu biri kunsakuriza ndakubaza hanyuma gisa singuyu hano meza urufunguzo nigire mu cyumba mwinera stress noneho bari abantu bari mu cyumba iyi nshinzi wagiye wubaha abantu baba bari ahangaha oya ndagira ngo mbabwire ubu ngiye kujya kuvugana nawe niyo mpamvu ndi kubabwira none cyo gukanda impanga nyine kunkomangira ku cyumba cyanjye erega macyo ngiye kuvugana na Godfather nuje ntihagire umuntu uza kunkomangira uriya muntu wo mu marogi na mobile money mfite ubundi wangure simukadi wa mukobwa ya momo sufite irangamuntu genda ku muhanda ushufata umu agent agukoreza simukadi ya momo aguhe nimero zayo aba ariyo dupininga aho ngaho simukadi ya momo yanjye nayihagaritse kubera abantu bose birirwa bamamagara ko nyitanga ngo mumpa amafaranga ntago nyitanga ngo murirwe munyabiza buri munsi
nayiborotse bagengiye gufungura indi simukadi ya mobile money ninjoro umugabo yamamaganira stress numva umutwe ugiye gutakara nzanira uwo muti uzumfungurire hano uri kumva none se urya amafaranga zana mubaraka hano urya amafaranga yabo utekereza ko batazagutesha umutwe buri munsi bamamagara saa 8 z'ijoro saa 9 reka nayibaninze ntabwo bazongera kuyibona waje ukamfungurira mu cyumba cyangwa wari warumaye Kisa uzi ko Kisa ari umufundi bya nyabyo mwana ni umwenjeniyeri Kisa namwanze ariko aracyari kunyizirikiraho ngarankunda ariko Kisa ubu koko ubu ntiwashakaga kundira umutima wa mungane wawe karibwo bwa mbere umuhungu yanyizirikaho nkaho akanga kundekura nkagutuka ukankunda nkakwita imbwa ukankunda nkakwita imbobo ukankunda ushaka kumbwira ikintu gituma unkunda abandi bagabo kiyo mbatutse bahita banyanga wowe ukambwira impamvu utari kunyanga ndabaza nakubwiye ko ndi umufana wawe cyambere cyo nakubwiye ko ngukunda nk'ukuntu Godfather gukunda nk'ukuntu Pastor Hakim agukunda nk'ukuntu Gashumba gukunda abantu bose ukuntu bagukunda nanjye ndagukunda ndi umufana wawe mwumvishe Kisa ko cyashaka attention nabikubwiye we iki ngisha yashaka kugurishiriza impyiko muri Kenya narakubwiye wakintu we yashaka kugurisha amapesi Kisa muri Kenya nawe arya rufata Kisa muri Kenya ubuzima bwa nagukoreye iki koko wakabyara ariko uzikuri inshuti ya Putin mwana umva abantu babishuye mu ntoki ni mu burukundo babishuye ariko se ntabwo nabikora nujya kuvuga n'ibintu by'iwawe mu rugo udafokasinze kuri pano uhyumutinga none nujya kuvuga mwene magambo muri discipline nibyo bimfasha ariko iyo uje ukamfatanya n'ibyo mu gikoni cyawe ngiye birambangamira ndatuje sheri natuje tugaruke kuri uyu mu Kisa wawe Kisa kumvikane Kisa ufata Jessica ukamutwara muri Kenya Kisa ujya kuvugisha ukuri kwinjira mu buzima bwawe ariko urabizi ko nawe ubuzima bwawe gushakisha uracyatindahaye urumva none erega ibyo ngibyo amafoto bagenda ukavana kuri Google ibyo kutuzanira ukutwereka construction site ikoze iki mvana amashantiye mu mutwe urakoze cyane Yes amafoto kujya kuyadownloadinga nkayazana hano ngakoresha ariko Godfather kubera icyo utajya unyizera ko kumana byagenze bisemana gute serega ngiye reka nkubwira iki ahantu narukaniye n'abandi reka nta kintu nakoze mayene nubwo nyita umusikamana asikaminze ikimana ubwira umuntu ko mukunda hari ikibazo nakoze koko ku buryo wafashe uriya mwana wundi ninde muzanira wa mwana ninde wa wundi yategeye uwo ni ikigo rye nta kintu natwakoze mani wabyumvishe Jessica imana nyizere mani nyizera kabisa nkwizere nase ngiye waramudaga kabisa ko wabeshye Jessica uretse gato wabeshye Jessica ngo ugiye kumwoherereza amafaranga ntago nari nishyurwa wamwumvishe urabizi ko ndimo gushakisha nabikubwiye ejo bundi hashize ko batari banyishyura nose natanga icyo nari nishyurwa we warambwiye hano ngo Jessica ufite ubushobozi bwo kujya umuhereza ibihumbi 3,500 by'amadolari ya buri kwezi nk'umuntu mukunda nayo kurangiza ibibazo bye nahise ngukaraba niho nahise mvuga nti Jessica bagiye kukunoboramo umutima bawugurisha uyu kucyumva kataye amariro kandi akora ayagwase wanjije reka nanjye bivuge nta kibazo reka nanjye bivuge ariko kandi akora hemba Godfather ntugafata abantu bose ariko se mu 3,500 wakitotwa nawe urabyemera uyu nguyu Jessica nukuribya umunsi Kisa kankubwire umunsi Kisa azakohereza amadolari 200 nzaguha amadolari 2,000 stupid nukuri ko Imana ndayafite ndanayarengeje mani nukuri ko Imana Godfather ni izina ry'Imana ayo kuko ntabwo nshaka gupfobya abagabo bose baneretse none se ko buri gihe cyose wambaye we umubaza icyo kibazo Jessica aho amaze kuganira na Kisa amaze kuguha amafaranga ngaho mbwiza ukuri amaze gukoreza amafaranga ariko nawe ntukazaza ubwirwa uvuga ibintu nk'ibyo bivuge ejo wikosore ntagukange niko basikama baba amaze gukoreza amafaranga ngahe none se ngiye mubaze ngo we yanyohereje amafaranga ngahe si umukire nawe
What the fuck? Wantabya ngahe ndakuma wa mugabo ko nawe uri umusazi. Nukuri. Nibyo ngibyo nshaka kubabwira. Byumva ariko. Jessica uyu nguyu azakugeza muri Kenya avuga ati kugira ngo utahora abanza ugurisha kara kabari unyoherereza amafaranga. Ntago najyayo njye se najyayo. Nuzaza ubigira joking man. Njyewe uko bivuga nkuko Pastor Kim nawe azamwinvitinga Belgique ahanariye byose Pastor Kim nagazi ko dukundana nagakuzi. Njye mubwiye ngo urukundo rwacu abona wambaye amahembe mu gahanga. Uri kunyumva? Na amahembe nambaye ngende umukristo man. Nambaye ishusho ya Yesu Kristo hapa. Angaha ni ndi umuntu. Dore ngo Pastor Kim ari hejuru yawe ni umukozi w'Imana w'umuhanga. Arankunda byanyabyo. Imana ikaba yarambwiye yuko uyu mugabo ashaka kumbeshya ari umutindi ari umutsikama ari umutubuzi. Mbabarira umbwire Pastor Kim ko muri kumwe nawe uhari kuri kubireba. Uyu mugabo wamubwira iki umukozi w'Imana twese twemera dukurikira turi benshi. Pastor Kim before akubwira ibyo ngibyo akakwibwira. Pastor Kim akubwire ko nge naragukatiye wanze kubyumva. Ukomeza unyizirika wambwira ko nkunda. Ariko se nakoze iki? Tonde nguteze umushumba. Umushumba nje mfite ababyeyi mfite umushumba wankoresha mariage akansezeranya sinyeneye umugabo w'indaya uzansambanyiriza ubuntu. Ushobora kuganira n'umushumba wanjye tukumva nimba biri bukunde. Okay, mbere yuko aganira nawe. Uretse Kisa muting. Jessica. Ubuntu bikintu mu muting nawe Kisa akira tumaze dusenge. Kamaze nsengere Jessica. Uyu nguyu mbwiye ngo ashaka amafaranga. Imana Yungu yarambwiye ngo nimusengere ngo arashaka amafaranga. Hano amafaranga urayafite? Imana amuhereza amafaranga. Amafaranga akemura ibibazo byose. Iyo umuntu afite Imana akagira n'amafaranga uwo muntu asenga ari mu mwuka. Uwiteka amuhereza amafaranga. Nazasenga amasengesho y'amaganya. Uwiteka amuha amafaranga imbabura yake. Uwiteka amuhereza amafaranga yishyura ubukode muhereza amafaranga. Uwiteka kuko amafaranga akora byose muhereza amafaranga. Yesu niyo agusabye kandi waravuze ngo icyo tuzasaba cyose uzagikora. None agusabye amafaranga. Imana urakoze yuko yamuhaye. Nawe usabye amafaranga Uwiteka nayaguha. Nyeneye kuzabona mwanditse ngo bya bindi usengeye byasohoye. Iri sengesho niryo ugomba guha Kisa. Kisa ntabwo muzi cyane ariko ngiyewe nari mfite amakuru ko Kisa ni umusikama ntabwo. Oya habonetse undi mukira w'indi shambure ushaka ikuvurere yanjye naguze ibihumbi 100. Kuri Imana Godfather reka nkubwize ukuri. Eida wavuga ibindi bintu ariko no kuri Imana mu ijoro. Kuvuga ngo ndi umusikama birambabaza mani. Nge ndi umu engineer narize kabisa. Nubatse Minagiri. Genda muri record zanjye ugende usome Minagiri aho ngaho kuri 15 nge wayubatse. Oh yes. Noherezwa South Africa, mva South Africa njya Denmark. Mva Denmark njya Turkish. Mva Kenya nubaka Ajab, nubaka Sokosima. I have a record bro. I'm not a scammer. Okay. So, none wowe waraje hano. Babarira unyumve. Waraje hano uti ngiyewe ndaguhereza ati ngenda guhereza ibihumbi 3,500 ya buri kwezi. Muri ayo 3,500 2,500 byari 2,500 uretse okay reka nta kibazo igihumbi kivaneho ngaho nk'umuntu w'umugabo w'umenjeniyeri wubatse Minagri sibyo iyeranje aho turi kuvugana hano woherereza umukobwa w'inhereye ukunda umuhereza amadolari 500 byo bibiro bigumane. Arahembwa Godfather yabikubwiye kuki thank you umva ngusobanurira abantu beri ikigoryi wowe rero urucucu niyo mpamvu rungu bajya baruhoba ariko Godfather kubera icyo ukora muri ubu buryo match yewe koze muri ubwo buryo ngaragara mu ngere wegese okay nganyereza 50 se yari ngusobanurira umushahara oya Kisa ko mfite abana ukaba wirigugurira inda inzoga wangurira agafuka k'umuceri nkahahira abana ntayo ariko se amusungire wegese nkubwire uyu Kisa ubundi umva ukuntu ibintu bigenda wegese ikintu ugomba kumenya wowe Kisa uhembwa amafaranga ngahe
wajya uvanamo buri kwezi buri utegereje umushahara wawe nangahe ku buryo uzajya uvana $2,500 by'amadolari ukayohereza Jessica kandi ubuzima bwawe bugakomeza. Uhembwa angahe ku kwezi umushahara wawe? Erega biba byoroshye, ntabwo waza kutugira. tutarajya muri ibyo ngibyo, uwo mugabo wakoze Nigeria akajya Take akajya Bridge muri bane n'ahandi yavuze nta savings agira kuri konti ku buryo yaba ari aho kandi ategereje umushahara. ntabwo ariko none se niyo waba ujya woherereza umuntu amafaranga kuko ubivuze kuri online koko tuvugisha kuri Godfather. Okay, bisa nkaho biri mu mucyo. Kisa uretse gato Kisa Wewe umuntu wohereza amafaranga abantu basoje amafaranga ubivuga kuri online. N'abandi wohereza oya wowe tubwiye ko utarahembwa utegereje umushahara. Ndakubajije Mr. Minagiri none igihe nzahembwa nkuko bivuze ko nayo nahembwa Mr. Minagiri ndakubaza Mr. Minagiri no bamenyita Minagiri none nko kabyara utubwiye Jessica ndashaka kubwira ikintu Jessica ariko ibaze. Okay, tubwire umuginga ngo azakohereza amafaranga ngo azabona amafaranga yahembwe kandi avuga ko yajya kohereza 2,500. Wa mugabo we uhembwa amafaranga angahe ku kwezi? Uzajivana ngo 2,500 by'amadolari ukayohereza Jessica, uhembwa angahe? nimba mvuze gutyo okay ntago ujya muri detail ariko nimba nkubwiye ahantu nakoze bifite muri the code ni ukuvuga ngo nawe wabyumva watekereza niba ndi international cyangwa nkora iki naba ndi mpemba gute cyangwa namwe Mr. International ubu turi kuvugana niba atari ibanga ufite amafaranga angahe kuri konti? Ufite savings zenye ntago zavaho zavindi zitavaho zo kwizigama. Nta mafaranga adashobora kuva kuri konti. Habaho igihe uba wihaye cya kindi bita kwizigama amafaranga ukabwira na banki amafaranga. None se ngende mpamagare banki kuko mpamagawe n'abantu ngo nohereza amafaranga bro. It doesn't make sense. Kisa yaramamaga ati ngo dufata bitewe n'ibyo ukora ndakwishimiye nyoherereza momo ndashaka kukoherereza amafaranga nawe ubeho. Ibi by'amakwene ntabyo nzi. Ubwo Godfather mba ndafasha amaguru ndayamanika nka nyirabaraza mu kirere ndavuga nire kanze mbona umukire. None se Kisa ubwo uri mugabo nyabaki? Umugabo bamapiriye ave nka gusaba amafaranga y'inzu afite ukayanyima kuri konti. Umva se uzi ibintu Kisa yankoreye? Yaramanutse ajya kohereza amafaranga yohereza amadolari 18 n'amasatime 40. Ukuri kabisa 2020. Wabyumvishe? Ariko twari tuvuze ngo ngura agacupa nk'umugabo. Godfather n'umugabo nanjye ndi umugabo 20 wenda ngo ntabwo nari mbizi. Okay, it's okay. Maybe nibwo bushobozi bwanjye. Urumva Kisa aravuga ibaze ko gashuba yamaye 160 nkaba nafunguye amazi uba amazi ari kumanuka muri douche neza. Wowe uri umuntu ngo nkunda ngo wansariye unkundira iki? Ibyo nzabirya mu safuriya mbikarange waba ushonje uhishiwe. Ejo nese ubundi maybe nahembwa ngo kwita nka miliyoni zo 10. Ubu nari kuzaza n'amanuje amakote na gushopinge we na mushiki wawe nzanya amawigi ya miliyoni uzi na itonde uri umutindi bigenze kumwe. Ngiye turimo kuvugana hano ibya mushiki wanjye no bishira. Ubu kone nakubwiye ko mushiki wawe nzamuzanira wigi ya miliyoni nakubwiye ino kote nari kuzumba 100 by'amanyarwanda. Uri kunyumva neza? Reka ibyo ngibyo nibyo birimo kukubuza. Kubera iki kandi bari kukubera iki uri umutubuzi? Ntago ngere umutubuzi w'iki natubuye iki nta kintu nagukoreye kibi. We just say that I love you, I like you. Anybody can say that. Okay, listen, let us be maturity, man. Come on. Ndagira umenyesha ko impamvu nashwanye na I don't love that angle we put in these turi gusomana nje nawe uri kunyumva neza. Mubaraka yabonaga uri kuza ntabwo twe twanahuza n'iminwa ndi kure nawe uraho ngaho. Let us be cool, man. Akiya minwa twara yohanaga kuri TikTok nazamuye Pastor Kim ngo asengera urukundo rwacu. Uri kunyumva neza? Uyu guru umupasteri igihugu cyose cyubaha. Uri kunyumva? Rero uroho yawe nagari yo yonyine yaza kumusuzuma ngago bikundi. Nimba yaradusengeye akabona mu rukundo rwacu bitakunda nshobora kukubaza impamvu bitari gukunda nihe mpamvu wagiye mu bapfumu uri umutubuzi uri umusikama ndashaka kukubaza nihe mpamvu urukundo rwanjye nawe rutari gukunda.
kubizi ko nari kuzaza kugusura muri uku kwezi none kwa se munani reka nkubaze nanjye nta kibazo reka nanjye nkubaze ariko ubu ntabwo kubera yuko nakwemera ubonye ngiye kumbaza kubona indege ngiye kujya muri Amerika nibwo ugiye kuza kumbwira ngo urankunda ntabwo nabikubujije nakubwiye hariya hasi I support you 100% and I support oya vuga ibintu wanditse I support you nakubwiye I support you my love navuze I support you love I support you my love okay kuna shida my love wa buretse ndi my love wa ukabutagurira n'abana banje umuceri wo kurya urwo rukundo none se reka nkubaze niba tuvuganye nawe nkavuga ati reka nkugurira agacupa ako gacupa ntabwo wakareka kugura umuceri kuki utakanguriye agacupa listen let us do 16,000 wamaye aka kanya mbigusubize mbwira momo yawe nawe ni 16,000 byonyine wanyoherereje y'amanyarwanda ushobora kuma momo yawe nkabigusubiza kano kanya no I understand and I didn't say that you understand send it back. Give me your number. I want to send you money. Listen. No, say just be cool. Again. I told you I'm hate you. I'm not love you. Yes, I understand. Bikira Mariya nyina wabambwe ku musaraba, Bikira Mariya nyina w'impuhwe watwise ku mugaragara datsambanye, wowe wabyaye Yesu watubambiye ku musaraba, ndaguhamagaye, mpamagaye Imana yandemye urukundo. Ikamereza urubyaro, nkabyara umuhungu nkabyara umukobwa. Wa mugabo wengo ni kisi. Unsimbuka unyibagirwe sinkunda nawe. Yes, I understand it. And yes, I appreciate it. Inshuti yanjye. Njye inshuti yawe. Ntuzongeye kuvuga ku nkunda. Yes. Urikunyikira ko wambobo. Nago nzagica. Tonde we. Yesu nyiri muhwe. Bikira Mariya wabambwe ku musaraba ndaguhamagaye izuba rive. Itonde gatonya. Yesu umva ngubwire wa mugabo. Ndagira ngo ngumenyeshe ko ngewe nakarabye amaraso ya Yesu. Ndagira ngo ngumenyeshe ko ngende umukozi w'Imana. Ndagira ngo ngumenyeshe ko nari umusinzi nkawe. Ndagira ngo ngumenyeshe ko hari Imana yamvuzeho kandi itagomba kujyana ubugingo bwanjye nagikemuye. Ndagira ngo ngumenyeshe ko ngewe tonde Imana ivuganye nanjye amasaha reka maze nguhanure. Ndagira ngo ngumenyeshe ko roho yanjye ubutayari nayijyanye mu ijuru irapana inzira funza ro n'ingufuri. Urikunyumva neza? Ndagira ngo ngumenyeshe ko itoye baba we. Bikira Mariya ndaguhamagaye Yesu we mutapinga. Wansimbutse ukambera inshuti. Ayiwe umva ndashyushye ikibazo ni kimwe. Ikibazo ni kimwe dore nago ngenje nambara isutiye mwihangane. Umva nkubwire rero kisa nkubwire. Unsimbuke Mana Nyagasani ndi umwana ukiri muto ku myaka yanjye 29 ndi gushaka ubuzima. Abagabo bambereye inyatsi bose ku murongo bambere ibigeragezo bambere ibibazo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nta kindi bamunshakaho nukumbyaza abana. Munsimbuke Mana we Yesu nyiri muhwe wabambwe ku musaraba. Wa mugabo ubu nari kuzaza kukureba muri Kenya ukantera inda urangiza nuzajye unyishyurira inzu. Yesu we Patakimu ndaguhamaga ninde uri gukomanga muri kumbaza iki urufunguzo wabonetse abandi bakiri rw'icyumba wakibahaye se ntago gihari akirangwa imfunguzo se uyu munsi ko abantu bakunze gusambana cyane byageze uyu munsi wagiye tukabona sambana ibintu wanshyizemo Godifadi uyu munsi wanjye bari gusambana ubu bameze nabi mu marongi uri kumbaza iki mu nkandeho umva kisa mbanze mubwire Godfather ndagira ngo mubwire ko ngende umukobwa nsengera ndaje ngusengere sheri ndaje ngusengere ndagira ngo mubwire ko ndi umukozi w'imahanga nanjye nunyite sheri wanyanze ndagira ngo mubwire ko ndi umwana w'itonde hari abantu bari hano basubanshaka no twabaye my friend ushobora kuba uretse gatonya nkakubwira yes
ndagira ngo umenyeshe ko ngiye mama wanjye yatangiye kunjyana mu nzu y'Imana nyiva mu nda ye urumva papa Yes. wanjye ni umusilamu ariko mama wanjye ni umurokore ariko mama wanjye ko yabaye umurokore abagore Yeah. bose papa yabyaje baramuroza arapfa uri kunyumva mama wanjye yapfuye mfite imyaka 12 ansigira barumuna banjye babiri na musaza wanjye umwe uri kunyumva abo barumuna banjye bose urumva papa yahise n'undi mugore w'umusilamu kubera ko ngiye natemeraga idini ryabo biba ngombwa ko banca mu muryango ngo ndindaya ngo nje kugumura abavandimwe banjye abagabo namwe murabizi muri bigoryi umugore yagiye amatwi ya papa aramubwira ati Jessica azafata barumuna babagira indaya banyirukana mu rugo uri kunyumva neza ndagira ngo ngumenyeshe ko aka kanya mu bana papa yabyaye ari ngiye mukobwa yahamagara nkamwohereza amafaranga ni ngiye wa undi wari ikibazo muri famiye ubu ni ngiye gisubizo muri famiye uri kumva rero nimba abagabo bose barambabaje ukaba warubizi neza ukaza kunereta umbwira ko nkunda urabyibuka uribuka Mariya nakuririye nkubwira ngo sheri wanjye yambabaje Mubaraka warubizi neza ko impamvu nashwanya na Mubaraka ari yafashe video yawe turi guteretana wa munsi ngutere review imbere y'uburiri hari Patakimu hari Godfather iyo video bayohereje papa wanjye bayohereza nyogokuru wanjye ubyara mama bayohereza nyogokuru wanjye ubyara papa bayohereza barumuna banjye bose Jessica teye ivi ku karubanda izuba riva wabuza abantu bo muri famille bamamagaye bambwira ati niba icyo uri gukora kuri gusebya kuri kudusebya muri famille ariko se nkubaze uraje uraje unkizemo ibyizere nk'umukobwa w'umusingo mada unyemereye kuzankunda mu gihe mfite abana ukanyemera kuzangira umugore upromisinze kuzanegera indege upromisinze kuzankunda forever unyeretse umwana wawe ufite umwana mwiza pe mwiza cyane uriya mwana ni n'uwawe murasa ntago bagutuburiye urukunyumva ntago bigeze bagutuburira ndagiye mwishizemo ndagukunze umuje n'akana kawe turakundanye dore kanangana n'uwanjye Sarena ndagiye mwishizemo urebe agaciro naguhaye nafashe Mubaraka ndamukatira hejuru yawe uza gahinda yagize uza amajoro yaraye arira kubera ndi guteretana nawe ubu ngubu arimo aranyita ikinyenda ari kunyita indaya ngo cyabaye basamimbira ndi muzima kubera wowe isi yose iri kumara bikiri kunsebya hejuru yawe ndagira ngo nkubwire ko wazanye umwaka mu buzima bwanjye kuva namenyana nawe utonde kubwire baburetse ntago baburetse ntago ndaza kuvuga nawe ndaguha umwanya uvuge uri kumva wanyiciye ubuzima cyo nicyo cyambere unyicira kareri yanjye buri mungu wese wifuzaga kunereta yarazi ngo mfite umuhungu ba muri Kenya nasariye uri kunyumva wambujije kugupostinga ngo kubera bitewe na respect uma kugira ngo indazi tazakuntwara sinigize ngo postinga n'umusi numwe ariko niwe mugabo wa mbere utumva mu mutwe wa buri munsi nk'umuntu dukundana narakubwiraga ngo singushaka kupano z'indaya ukambwira ati mugore wanjye nkunda sinzasubiraho bikarangira usubiyeho uri kunyumva ndakubwira ngo ntihazagira indaya nimwe uzongera kohereza amafaranga iranda yitwite bita hani ntago wayiguriye amakazi abiri y'inzoga ntago wayamuguriye sinanarakubujije gutanga amafaranga Shania ntago wamwohereje amafaranga ndabyemera nabikoze abantu bose wahaye amafaranga nimba ari umugabo wanjye ngakubuza ikintu ukagikora ahubwo wewe washakaga iki ku buzima bwanjye abanyarwanda na Godfather na Pastor Kim na wale twumva ndabizi wababwira ikintu washakaga ku buzima bwanjye aya urakoze cyane ntabwo uri buvuge ndaza kuvuga sibyo ibintu bya mbere reka mpera hano hahereye ibintu byo gutera ivi in our society in Rwanda culture njyewe ugomba gutegereza nka gutera ivi ariko warabikoze right which is abantu babibonye maybe kuri pano n'ibiki hari uko bindi uko babibonye etasi wayemeye listen niyo mpamvu ndimo kugenda inshuti zawe zo muri Kenya zose ntago bizi ko nzizi uretse nge ndasubwiye ko ngomba ndi kuvuga nyine bamwe mujya kotera ku muriro aho bita ku gicaniro bose simbaza umva se mushiki wawe ntago muzi ntago twavuganye umva se yego nta kintu na gito cyose cyahindutse hari ikintu nakoze kibi hari ubwo njye nakonze njye naguhaye uburenganzira hari igihe ukora na live uri kumwe n'undi mugabo muryamanye ku gitanda kuko naguhaye uburenganzira kubera iki tekereza ibintu byo byose aya hari ubwo nigeze nkwanga warantutse uranzengereza unyita imbobo unyita iki
hari ubwo nigeze umanuka kuri pano ya cyangwa nkakubloka. Able think, be smart. Please try to be smart. Nta kintu na gito wakora cyandakaza cyangwa ni wantuka gute. Ufa kuba ntuzazanemo umuryango wanjye. Ibi bintu nabijemo ni njyewe Kisa Don nawe Jessica. Uko ntavuze umuryango wawe ntuzigere uvuga umuryango wanjye. I much respect them. Ntago ibi bintu bibarimo kabisa. And kuba nagukunda ibyo ni ibyanjye. Niba Pastor Kim yasenga akabona ibindi bintu, nawe ni Imana nuko abibona mu buryo. Ntacyo bintwaye kabisa. But I'm a clean and I'm a clean boy. I'm an engineer, nothing else I do. And part time I trading. There's somebody banzi who do trading. Ntago ngenda umusikama kabisa. Ntago naje kugusikama. Nzamuhereza amafaranga yo kwishyuza. Fata wahetse umugabo wanjye tukavugana, wahetse nkavugana n'uyu mugabo. Jewe uko wampaye uburenganzira reka njye nanjye musubiza, right? Niba ari ibintu byo kuvugana ibijyanye n'amafaranga n'ibiki, ni ibintu turavugana mu gikari. Niyo waza bakabikubaza tena kuri online, ntago uzajya kubabwira ati ya ijana ryararinyohereje cyangwa byamagana byarabinyohereje. Icyo nagira ngo ku making a hair even money. We can be friend in a social media and outside there in the back door, maybe with somebody else. Let us try to be cool and smart. You understand, Jessica? Nothing else. Thank you, Godfather. Jessica agomba gusubiza mu cyongereza nawe. Ahangaha naho muzo kuvugisha ubwongereza mukamumenye. Listen to me. I want to talk to you the truth, okay? She's going. Yeah, she's going, arahari. Okay. Okay. I'm not your wife. I'm not your girlfriend. I want you come my life. You just best friend only. I have my boyfriend. Okay, thank you. Godfather mfite umungu nkunda nasariye ngiye no gutakara. Sinamuvuga izina nababwiye ngo ni umva nzamugira. Sigisara gukomye ubuze ikintu uvuge. Ntabwo nta kintu mfite mvuga kuri Gisa. Gisa ni umusazi. Ntacyo mufataho. Umva rero Jessica. Tuhereze abo bana ntuhereze ayo mandazi sibyo? Mandazi n'ay'abakiriya ntago nireba. Hamagara kuri telefone. Nani magana 5. Ngo mpamagara kuri telefone yakana nshaka kubwira. Oya ndabizi ugiye gukupa live. Iki nicyo mpfana Godfather. Yega narakuvumbuye. Dusezere mu mahoro ugende. Okay baby, nyumva. Ngiye gukunda urukundo rutandukanye n'urwizingegera. Ukumva. Reba ukuntu mba nashishikaye ngategura ibintu bya bank statement kugira ngo nkubone ukurira indege. I'm proud of you baby. Yenda ndashaka kubona Jessica uri Burayi. Nakubwiye Pastor Kimusinguye ndakuye ko ndibuvukane nawe. Igisabwa cyose. Urimo kumva ndashaka kukubona wicaye mu ndege. Urumva? Haleluya. Ikintu nzagukorera. Ndashaka kubona wavuye mu bukwe ugatujya kwa Miracle. Ngajya gusura mami wanjye. None se mu gihugu kimwe. Utambwira yuko ririra Miracle turanye na Pastor Kim we. Ni mu mugumwe ni hazakorera. Yes we. Dapfuye we. Yes we. Indege irabonetse we. Ngiye gusura mama wanjye ndapfuye we. Uwiteka ndagushimira we. Ndapfuye we. Mudapige.
mutapinge we mutapinge manzo unyuve kumani ariko mami ntabwo azi ko ngiye kuza mami ntabyo azi nyine reka tugomba kubivuganaho niba muri bura ngo mpamagare tujye tuganira kuri live wakicucuwe tujye tubivana live sibyo uyu wivugira kuri live abarozi batahita bandoga nkapfa babarira telefone yawe babarira gahita telefone umva nta ndege ihari nta ndege ihari twababeshyaga mwabigora igihe mbere twabahindura inzanga ngaho itaba telefone turekane call me now. Thank you baby. Bye. Okay, abatapinze mwakoze.